Good evening guys, ndizera ko mumeze neza. Mbere yo kugira icyo mbabwira ndashaka kubanza nyine kubasuhuza no kubibwiraho gatoya. Ubundi mfite background muri filozofiya, ni bwa buhanga buhanitse abenshi nyine mutagize amahirwe yo kwiga, ariko ubundi nk'abandi umusaveya nyine mfite na background muri engineering. Hari ibibazo byinshi byugarije isi, hari n'ibyo nabigora abantu kumva, ari byo natekereje kumura n'abantu bakabimbaza nkabona mbasobanuriye bakagira icyo bafata. Why not ntabibasharinga mukareba nimba hari icyo mwakunguka. Abajya bankurikira kuri Instagram no kuri TikTok mwabonye ko maze iminsi mbasangiza ibihamya 5 by'umuhanga Thomas wa Aquin yagaragazaga ko Imana iriho. Urabona abantu benshi muri iki gihe abenshi bari no kwazwa ko insengero zifunze, bigaragara ko bashaka Imana, ariko abenshi bagendera gutyo gusa mu kigare, ntibazi Imana niki, turuka he, siriho cyane iriho, ni igihuha si igihuha, ibyo byose. Ariko kubisobanura nta kindi naringamije kugera ku kintu cy'ingenzi. Imana yo twagiye tubona muri ibyo bintu, wenda nzabibasubiramo, iriho nta kuntu wabihakana. Ariko se nimba iriho, ibyo batubwira ko ari nziza nibyo koko? Imana ni nziza igatuma abantu bapfa? Imana ni nziza igatuma abantu basonza? Imana ni nziza igatuma imitingito iba? Imana ni nziza igatuma amapfa aza? Imana ni nziza igatuma uvuka mu bakire undi akavuka mu bakene? Imana ni nziza ituma umwe abatarwara undi akarwara? Imana ni nziza yo ituma yemera ko impanuka ziba? Urabyumva hote? Mbona ibyo bintu bimeze nk'ibyo bisa nk'ibitumvikana mutajya mwibazaho, nibyo ngira ngo nze tujye dusangira muri edisiyo ya buri munsi. Nzajya mbikora mu buryo umunsi umwe bambaza ikibazo nkagisubiza, kizajya kiba gikubiyemo ibyo ngibyo. Nk'ubu ndi kwibaza nimba Imana ibaho ikaba ari na nziza, n'ikibi kandi tukaba tukibona mu buzima bwacu bwa buri munsi, bihura bite? Imana nziza n'ibibi mu isi bihura bite? Hari agatabo rero mfite keza cyane kitwa L'existence du mal, kabivugaho. Byarangira tugasomye tukumva nimba Romal ibaho, ubwo ni ikibi nyine cyangwa itabaho. Does the evil exist? Wenda nk'urugero, hari akantu keza kanshimishije muri iki gitabo ka Le Sens de Lamentation. Unyura ku muntu ukumva aravuze ngo ariko kubera iki ari njye byose biba? Kubera iki koko ari njye? Pourquoi moi? Why me? Why always me? Ibyo bintu nyine se iyo uvuga ngo why always me, ugira ngo bikuveho byimukire kuri njye cyangwa ku wundi, ibyo ntibyaba ari byiza. En fait, hari ibintu byinshi abantu baba batumva batanazi. Nimba ushaka ko dutangira ku explora, dutangira kumva ibintu dukoresheje